Hari igihe umutima uhitamo ibitari ku murongo w'ibitekerezo by'abantu bose. Urukundo rwinjira mu buzima mu buryo butunguranye, rugahindura byose. Aline yari umukobwa wicisha bugufi, afite inzozi ndetse ari kubaka ejo heza hazaza hiwe. Ariko icyo atarazi ni uko ubuzima bwe bwari bugiye kwinjira mu rugamba rw'imitima itatu. Uyu Aline mbabwira yari umunyeshuri ku ishuri rimwe. Umunsi umwe ari mu ishuri, ubwo ngubwo icyo gihe mu iryo shuri hakaba hari undi musore biganaga. Uwo musore bamwitaga Eric. Eric yari afite igitabo gishaje, amakayi ubona ko yashaje, n'imyenda yambaye ukabona ko yamusaziyeho, ukabona yuko mu bushobozi bw'iwabo Eric bishobora kuba ari bukeya. Hanyuma Eric akajya yivugisha mu mutima, ntibyoroshye kwiga, nta bushobozi, ariko nzakomeza kurwana ku nzozi zanjye. Hanyuma ku rundi ruhande, Aline nawe aho yari arimo arafata akabati kiwe, cyangwa se ari gukingura akabati kiwe, agiye kurebamo ibitabo, hanyuma bigwa hasi. Nuko Aline nawe atangira kurizwa n'ukuntu ibitabo bye bisandaguritse hasi, atangira kwivugisha ngo oya, byose biraguye, ntabwo bishobora ntabwo nabishobora, kandi egizami ziri hafi egizami ziregereje Hanyuma Eric abibona ko umwana w'umukobwa bimucanze kandi bari kwitegura amasaha yo kujya mu kizamini, Eric arangije aramwegera aramubwira ngo ihangane, reka ngufashe, ntacyo bitwaye, buri kimwe gishobora gusubira mu buryo cyari kirimo. Hanyuma Aline amwitegereza mu maso, akamubonamo impuhwe, akamubonamo umutuzo, ndetse areba mu maso ya Eric akabonamo ibyo byose. Aline nawe atekereza mu mutima we, aravuga ati uyu muhungu se ninde? None se ko azanye umutuzo mu gihe njye numvaga mbuze icyizere? Hanyuma mu kindi gice cy'umujyi, tuvuye aho ku ishuri, mu kindi gice cy'umujyi hari undi muhungu, Kevin, umwana w'umukire wamenyereye kubona byose abihabwa, ariko icyo atarazi, urukundo si impano, ahubwo ni urugendo. Kevin yari mu birori n'ababyeyi ba Aline bahari umunsi umwe. Hanyuma mama wa Aline atangira gupresenta Kevin, atangira kuvuga ngo uyu ni Kevin, umwana w'inshuti yacu ikomeye, ni umuhungu w'umutima mwiza cyane kandi afite ejo hazaza heza. Hanyuma papa wa Aline nawe arisekera ngo mbega wa mukobwa wacu Aline yaba afite amahirwe, uyu musore yazamubeshaho neza, yazamufata neza. Kevin nawe agaseka, ariko mu buryo bwo kwiyemera. Hanyuma Kevin akivugisha mu mutima we, ndabona ibintu byose biri easy, uyu mukobwa ni uwanjye, nta wundi ushobora kumpangara. Hanyuma twongera tugaruka kuri Aline ari mu nzira, yari ari mu nzira ari gutaha. Hanyuma aza gusanga wa muhungu bigeze guhurira mu ishuri akamutoragurira ibitabo bye byari bisandaguritse hanze. Wa muhungu bita Eric ari mu nzira nawe bahura bwa kabiri mu buryo butunguranye. Hanyuma Eric Aline, noneho duhuriye hano kandi? Aline nawe aseka gahora atunguwe, arangije aramubwira ngo
birasa naho ari Imana iduhuje. Urakoze cyane, gusa wantabaye kare, byaranyubatse pe, byaranyubatse uburyo wanyeretse urukundo ukamfasha gufotoragura biriya bitabo no kubyegeranya, kandi amasaha nabonaga ari kumfata igihe cy'ikizamini cyari kigeze. Hanyuma bombi bararebana, baratuza, baraceceka, umwe ntiyagira icyo avuga n'undi ntiyagira icyo avuga. Nuko amarangamutima y'ubushuti atangira kuzamuka, ubushuti bushobora kuzabyara urukundo. Hanyuma mu minsi mike, iminsi yarakomeza iricuma, Kevin aza gutumira Aline mu birori bye, kuko Kevin umuryango wabo wari uziranye n'umuryango we wabo wa Aline. Bivuze ko Kevin yari yisanzuye ku muryango wa Aline. Hanyuma aza kumutumira mu birori bye, byari bikomeye byo kwerekana imodoka nshya bari bamuguriye. Kevin arandika agira ati, Aline, nifuza kuza mu birori byanjye ejo, ngo uzabona ibintu byose byiza, ikintu cyose wifuza, mbese uzumva uri mu isi y'imigisha. Hanyuma Aline areba urupapuro rwanditseho ubutumire, yumva atuje ariko atanyuzwe. Hanyuma hashize akanya, Eric nawe amwohereje mesaje kuri telefone. Mesaje ya Eric yagiraga iti, bite Aline, ejo dufite igikorwa gito cy'abanyeshuri, aho tuzaba tuganira ku buzima n'inzozi. Ntekereza ko byagufasha cyane, rero nifuzaga kugutumira, gusa niba ubishoboye nawe wazahaboneka. Hanyuma Aline ahagarara hagati y'amayira abiri, ahagarara hagati y'ubutumire bubiri, biramucanga. Hanyuma amarira ashatse kumuzenga mu maso, abura uko bigenza, ariko yihagararaho arihangana. Ese wowe uri Aline muri aya mahitamo, muri aya mahitamo kuko y'ubu butumire bubiri, wowe uri Aline wazakora iki? Uri Aline we wakora iki? Ese wahitamo isi y'imitungo na Kevin, cyangwa wahitamo umutuzo w'umutima kuri Eric? Ubu nibwo urugendo rw'imitima rutangiye rero sasa. Aline rero yarangije ahita afata bwa butumire bwa Kevin mu ntoki, afata na telefone yanditsemo mesaje ya Eric mu ntoki. Hanyuma Aline akomeza kwibaza cyane, yibaza ukuntu ari bubigenze. Gusa uko byagenda kose, icyemezo cye gishobora guhindura ubuzima bw'abantu batatu burundu. Niba nawe ukeneye ko iyi nkuru tuyikomeza, kugira ngo tuzamenye icyo Aline yahisemo, andika muri comment uvuge ngo iyi nkuru tuyikomeze, dukomeze na episode ya kabiri, kuko iyi yari episode ya mbere ivuga ngo ubuzima, imitima itatu. Murakoze cyane, ndabakunda, ciao ciao.